amahoro y'Imana bane namwe karizere ko mumeze neza. Jewe meze neza ndashima Nyagasani. Umubyibuho umereye nabi mwabana mwe ndabyibushye mana mbabwiye ibiro mfite mwakumirwa, ndabyibushye hahandi. Hari product nshyashya nshaka kuzababwira, harabura igihe gitoya nk'ibyumweru 2 nkababwira product nshyashya ikora ibintu bya danje. Hari ahantu ugera mu muhanda gukomeza kuvuga bikanga. So meze neza, mwe mumeze mute? Mumbwire ukuntu mumeze muri comment. Ndashimira abantu mureba video zanjye aho muba muherereye hariho hose. Umuntu ugasanga ari mu kazi ariko agafata umwanya akavuga ati nubwo ntabasha kuba ndi kumureba gutya, nyine afashe phone cyangwa ikindi kintu cyose cyose akoresha arebera kuri YouTube agaplayinga video yawe akayumva. Muri abantu barenze, muri abantu bakomeye cyane kuri njyewe mama Kami, mama Triplet, mana yanjye. Ejo nahoze ndi kureba video yanjye, ndi kubabwira ukuntu ejo nari ndi kureba video yanjye mfite inda, mana y'isi n'ijuru, nini byatari. Yari naburaga iyo video ntibamenya wayimfashe. Yaje kumfata mu rugo tugiye kujya gukina, buri buke njya kwa muganga. Ariko mwabana nari mfite ikintu cyiswe inda, ye baba we. None ari utwenda nambaraga twa shokora tw'ipantaro n'akantu ko hejuru nadukundaga kubi kubera ko natwambaraga nkamera nkaho nta kintu nambaye, ariko ntabwo ari utwenda tw'umuntu utwite. Mbega we nirebye ndavuga ariko mana udukura kure. Abamama turi abantu barenze. Imana ikomeze ishyigikire umugore cyangwa se umudamu cyangwa se umukobwa. Ni ukuri kw'Imana turi abantu bakomeye. Imana yadushyizemo imbaraga zirenze. Njyewe nemera ko hari imbaraga dufite muri twebwe, nubwo abenshi hari abazitesha agaciro cyangwa se ukaba uri aho utazi ko uzifite, ariko ni ikintu Imana yaturemanye. Nk'uko umuntu Imana imuremana urukundo. So rero nashaka ko tuganira kuri aka kantu. Hari video nabonye ejo bundi kuri TikTok y'umwana w'umukobwa wagize ibyago akabyara akiri mutoya. Impamvu mbyita ibyago, urumva yari muto, wenda yari bwige, yari bugire ibindi bintu abanza gukora, ariko ntabwo byakunze. Yisanze yabyaye. Ubwo nabyumvishije ngo ni nyirasenge wagiye amusheta kugeraho umwana atwaye inda. Ikintu nshaka kuvugaho si iby'iyo nda, nshaka kuvuga ku bantu mwirwa mukangisha abandi ngo nutagira gutya ngo uramvira mu rugo, ngo nutagira gutya ngo uragenda. None ibyo bintu ukabikora nk'umwana iwabo bafata nabi, umwana w'imfubyi, umwana uzi neza ko aho hantu ariho hantu honyine nibura apfa kugirira amahoro, ariko kubera ko uzi ko iyo ari iwawe agira amahoro, wowe kumva nicyo gihe cyiza, ni nayo mahirwe ufite yo kumukoresha uko ushaka, yo kumubwira amagambo ushaka, kubera ko nta handi hantu afite ajya. Ni ukuri kw'Imana ushobora kuba ufite iwawe aka kanya pe, ukazanarinda upfa uvuye mu rugo rwawe, ariko ukazabura amahoro mu bundi buryo kubera uwo mwana wirirwa utesa gutyo, wirirwa wereka ko ikintu gihari ari nyine ubuzima bw'ubufite mu biganza, kandi ntabwo bibaho. Uretse Nyagasani wenyine niwe ufite ubuzima bwacu mu biganza byiwe. Ariko umuntu ku muntu, reka mujye mureka izo swing, simbikunda. Birambabaza. Njyewe kera nabibayemo, najyaga kuba ahantu, uretse ahantu nabaye muri famiye Gikondo, mana aho hantu najyagayo nkaryama nkasinzira numvaga ameze neza. Ariko hari ahandi wajyaga nutahaha ugenda ujya iwanyu, umuntu akagusaba amafaranga yo guhaha ariko ugitangira akazi. Akazi ka mbere nakoze nayo babwiye bamembaga 15,000.
akambere byari 17 nkavamo, akandi nagiyemo maze kwiga kari 15,000. Ako ka 15 niko nagiye gukora mba ahantu niba araguhemba noneho akazi ka 15 nta nubwo bakubwira ngo baraguha ngo avance, barayiguha iyi avance muri 15. Umuntu agukangisha yuko nuramuka udagize ibyo ukora uramuvira mu rugo. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza, ibyo bintu mukabikore. Nimba hari umwana w'imfubyi urera cyangwa nimba hari umwana muri famiye iwanyu urera, umukuru ijya umufasha nk'umuntu biteze idakaze. Banje gufata teveri, ni ukuri kw'Imana. Nimba uzi ko hari umwana urera, nimba uzi ko hari umuntu uba iwawe, ashaka no kuba atari umwana ari umuntu mukuru, ntukamukangishe kumukura iwawe. Niba wenda ari no kukubangamira pe, buriya abantu bagira ibintu byinshi badahuza, ubona bitari gucamo bitari kuvamo n'iki cyose, wamubwira uti rero nsigaye mbona utumva, cyangwa nibwiraga ko nitubana ibintu bizanyorohera n'iki, ariko uri kunaniza, reka turekane. Mukarekana mu mahoro, ariko ukareka gufata umuntu buri gihe ujye umubwira ngo ndakwirukana, ngo nutajya kuko n'uwo mwana ngo nyirasenge yambwiye ngo navuga ngo yaryamanye ngo n'uwo mugabo ngo azahita ngo amwirukane. Umwana araceceka. Wibaza iyo nzu yawe umuntu ayiraramo bakanamuhemba, iyo nzu yawe umuntu ayiraramo iminsi yo kubaho yiwe ikiyongera, iyo nzu yawe umuntu azayibamo ntago azapfa. Mana yanjye, ni ukuri tugerageze kugira umutima wa kimuntu. Niba udashaka no kugira umutima mwiza nta kibazo, nta n'ubiguhatira. Rorera wigira umutima mwiza, ariko noneho winatuma n'ibyo ukorera umuntu wibimumenyereramo. Ibyo bintu by'imiryango wallahi biba biteye agahinda. Ukaba nk'ahantu muri famiye bagufata nabi, wakura wavamo igikumi cyiza, havamo umubyeyi mwiza, Nyagasani yaguha umugisha, wagira igiceri kurya noneho bisigaye ari ibintu bihoraho, atari kwa kundi waryaga rimwe mu cyumweru cya kabiri, bagatangira ni umukobwa wanjye, sibura ntabwo ubona ko dusa, ni umuvandimwe wanjye, ni umwana wa runaka, ni umwisenge neza urugero, cyangwa se wenda ni umwuzukuru. Mana we, ugatangira ukagirana isano n'abo bantu, cyangwa se Mana hari imiryango ndeba. Mana ni ukuri ko Imana mureke umutima mubi. Urakoze. Nimushaka mureke imitima mibi, nimushaka mureke kuba abantu mureke kuba bantu bameze nkaho bo nta bibazo byabageraho. Buri uzi gufata umwana w'imfubyi ukamufata nabi ukuntu ari bibi. Imana ibaha umutima abantu, nanasoza ibaha agatima gakeya ko kuba abantu beza, mu gake cyane kabisa, si ngombwa byinshi cyane, gake gashobora gutuma ugira abantu mubana bari aho ngaho, kabone nubwo nta birenze baba bakumariye. Ko buriya nimba udashoboye guhereza abantu urukundo cyangwa amagambo meza, ntuzatekereze ko hari abandi bantu bazaza ngo bayaguhe. Wapipe njyewe ikintu nkunda, iyo mfite umuntu nkunda, urugero w'umushuti wanjye, tutagiye ku mugabo wanjye n'abana banjye, ikintu nkunda njyewe mba numva umuntu yankorera, nanjye nicyo mukorera. Niba ari ukuvuga neza nibyo, niba ari ukuganira nyine tugaseka, muganiriza ibintu nzi ko bitari bumujyane muri mood mbi. Nukuri mujye mugerageza, mureke kwirata naho hantu hanyu ngo nutagera gutya ngo ndakwirukana ngo ibiki. Mu gihe bidakunze nabivuze, jya ubwira umuntu aba ari mukuru, mubwira uti rero ndi kubona biri kwanga gutya na gutya, yigendere nawe ukomeze ubuzima. Noneho ku buryo nimunahura mu muhanda muzasuhuzanya, umwe muri mwe yarwara agasura undi, cyangwa se akanamuha pole, mugakomeza ubundi buzima muri abantu bafite umuntu muri bo, abana mufite murera mu ngo zanyu batari abanyu mwabyaye, mwibabwira amagambo mabi, mwibereka ko mubarekuye babura ubuzima.
n'ababyeyi babo baba barapfuye ariko abo bana bagakomeza ubuzima. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha. Nyuma y'ibyumweru 2 nzababwira product nziza ndimo ndagerageza izabakorera ibintu byiza. Abazayigura muzanshimira. Badaye, ndabakunda.